ubwo ku mihanda haba haje inkuru yitwa Gafaranga ivuga ko ngo Gafaranga atazi ikintu afungiwe. Kimwe cyo murabizi yuko umugore ari we wagize ute wagiye kumwiregera, ariko realite iri aha ngaha ibivugwa rwose biri aho ngaho by'abantu ngo ba hafi b'iyi famiye bivugwa, ntabwo twakemeza ngo ni ukuri cyangwa si ukuri, ariko ibivugwa muribuka ko uyu nguyu Gafaranga ngo yariye hagati ya miliyoni 18 na 30 z'umukobwa cyangwa se umugore, simbizi icyo nzi cyo nuko ari igitsina gore w'umukanadien. uri kumva uyu mukobwa Gafaranga yamuhujwe n'umuntu nakita ko yari umufamiliye ahantu Gafaranga yakuriye mu rugo, arangije hazamo ingingo yuko bakundana. Iyo ngingo ijemo uyu mukobwa nyine nk'umuntu w'umudiaspora aba hehe, aba mu bihugu byateye imbere, akaza aryohereza nde Gafaranga amafaranga, akamwohereza amakashi rwose atubutse, niba bivugwa ko ari hagati ya miliyoni 18 na 30, bamwe bemeza 18 abandi bakavuga ko ajya muri 30, ubwo reka tuvuge ko ari hagati aho ngaho. Ayaha Gafaranga mu kwifasha cyangwa se mu gukora business. Ngira ngo Gafaranga n'umuntu twabonye avuga ijambo ry'Imana ahari, ariko yise ngo ni Bishop Gafaranga muri filime, akamamaza n'ibikorwa bye. Rero bivugwa yuko ibyo bikorwa ntandi hantu byakomotse hehe muri ayo mafaranga y'uwo mukobwa wo mu diaspora. Ubwo uwo mukobwa hasezeranywe iki gukundwa, ubwo n'ibintu mbese bigera kure nk'abantu nyine bakundana, urabyumva, ariko bari bamaranye igihe. Murabizi ko amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri bigize bite, ni ibintu bibiri bihabanye. Kumuha amafaranga ni kimwe, kuba umukobwa yaha Gafaranga amafaranga ni kimwe, no kuba Gafaranga yagira gute yamukunda ni ikindi. Gafaranga rero ibyo nta kintu byari bimubwiye, amafaranga yaramaje kuyabyaza inyungu, yumva yuko nubwo yahemukira uwo mukobwa ashobora kuzayabyaza iki ayandi akavamo n'ubwishyu. Gafaranga n'umwe mu bantu bagiye muri Tom Transfer iriya bavuga ko nyirayo yagiye, ni umwe mu bantu bayigiyemo, kandi murabyibuka yuko abantu bayigiyemo kuri finali bagize bate barahiye cyangwa se barahombye. Gafaranga ajya muri Tom Transfer ntabwo yari afitemo imodoka ziri munsi ngo yeshanu niko tubyumva, cyangwa se 3 gutya, ariko yari afitemo umubare mwinshi nawe yakoragamo, ariko nawe afite imari ziwe yagize ate yashoyemo. Gafaranga tumuzi afite amamagaze y'imyenda, ndatekereza tumuzi afite ibikorwa byinshi bitandukanye, tumubona yashyize ibintu by'amazu aho ngaho asa naho agurisha ibintu byinshi cyane, business nyinshi twagiye tumubonamo kandi rwose bitiyoroheje. Kuba rero yarariye amafaranga y'uriya mukobwa wo mu diaspora akikundira Annette Murava, yibwiraga yuko yenda kuyishyura bizagira gute bizoroha ntawamenya, ariko igihombo cya mbere uyu muntu witwa Gafaranga yahuye nacyo ni icyo guhomba ku imodoka zose yari yarashoye hehe muri Tom Transfer. Ubwo aba yikubitaniye n'umukobwa wa hehe w'i Kigali, ubwo nyine abagize ate abatangiye intambwe ya mbere yo guhemuka, yibagirwa wa muntu wamukunze. Gafaranga akamwemera ko bagomba gukundana ndetse bakanabana, yibagirwa yuko hanyuma yo kumukunda hari n'ibyo yagize ate hari n'ibyo yamuhonze. Ariko bibuke ko uwo mukobwa Gafaranga mu guhura nawe yaramuhujwe n'uwo twakita yuko ari iki ari mushiki we. Arikumva mushiki we nawe ibyo bintu ngasa naho agira ate arabikiriyaringa, cyangwa se asa n'ubivamo kugira ngo amwereke yuko yamurangiye umuntu ariko agahemuka, we asa n'uwerekana yuko ubwo buhema atagize ate atawushyigikiye. Urumva ibintu byose barabipanga babishyira ku murongo, Gafaranga niko kuregwa. Rero ukuntu bihura n'ibi ngibi bya Annette Murava nicyo kintu abantu batari bamenya, ariko realite Gafaranga nubwo nyine batubwira ibi nako ni iby'imihanda, bivugwa yuko n'uwo mukobwa yagize ate yatanze ikirego cy'amafaranga ye. Urumva yamara ko yatanga wamwemerera urukundo, niba n'urukundo basigaye barugura ntabwo mbizi ukuntu yabimeze, yamara gutanga amafaranga yiwe angana gutyo, Gafaranga akamureba impindurize, akamwereka munsi y'ikirenge, akishakira umukobwa w'inzobe w'i Kigali. Ntabwo twari twabihuza n'ibya Annette Murava, ukurikije kuntu Murava avuga yuko we yagiye aherekeje umugabo we ku rukiko, barangiza bikarangira bamufunze.
rero ikintu cyabayeho kuri Gafaranga ni uko yakunze amafaranga ariko bikarangira agize ate uwayamuhaye amuhemukiye, kumwishyura ntamwishyuye, kumukunda ntamukunze, kumushaka ntamushatse. Umukobwa niko kugira gute, niho gutanga ikirego, yamara kugitanga akagira ate bagafunga umuntu witwa Gafaranga. Niba byarahuriranye n'ibya Net Murava byavugaga yuko amukubita amuhohotera, ntabwo tubizi ko guhohoterwa ngo yagiraga ate yarahohotewe, ko yagiye muri One Stop Center agize ate agiye kuvuga uko ibintu byiwe bigize bite bimeze. Ariko realite Gafaranga yari ifaranga ry'abandi, abeshya umukobwa wo mu diaspora urukundo, amubeshya ibintu byinshi. Umukobwa yashidutse, ubukwe bwabaye muri ubukwe bwabaye ibanga cyane. Umva ko abapaparazi b'i Kigali bamenya amakuru, ubukwe bwabaye ibanga, nta muntu wahageraga. Hari ikintu cyitwa umutekano uteye ubwoba. Ikindi bwatashywe n'abantu ba hafi. Bya bindi abantu bavuga ngo turinjiramo ngo turabona aho duseserera, ntabwo byigeze biba. Amafoto yose bashyize hanze ni ku bwende bwabo, ibintu byose byamenyekanye ni ku bwende bwabo. Gutera ivi Murava we ifoto yayishyize hanze, ariko iyo wamutereye ivi ntiyagira ite ntiyaboneka. Mu by'ukuri ntabwo Gafaranga ari umustar cyane, na Net Murava ntabwo ari umustar cyane ku buryo ibintu byabo byahishwe kwa kiriya kigero, ahubwo bo bari bazi ikiri kuba. Sintekereza ko Gafaranga yakoze biriya bintu azi neza ko azabana n'umuntu uwo yaririye amafaranga yasezeranyije urukundo akabiyoberwa. Ariko ivi ryabaye ibanga, ubukwe bwo byari ibindi. Ariko uwo mukobwa cyangwa uwo mugore abimenya agira ate atanga ikirego, kuko yabeshywe ibyo atigeze ahabwa. Kumubeshya ni kimwe, ariko ntabwo hajemo no kumwesikoroka amafaranga yiwe. Yari kunanirwa kumushaka, ariko agafata amafaranga nk'uko yamuhaye imbumbi akavuga atakira. Ariko bivuga yuko inkomoko yo kuba Gafaranga atunze ari amafaranga, yo kuba zira business twabonaga akora, inkomoko ari nta yindi yaturutse ku mafaranga y'uwo mu diaspora. Bitavuze ko twakemera yuko ari ukuri, ariko witwa mushiki we wabahuje watanzemo pass, we yanze kwereka umuntu yuko ashyigikiye ibyo Gafaranga yakoze, akomeza kuba inyangamugayo ku muntu yahaye pass. Rero Gafaranga arafunze ku ruhande rumwe azira Net Murava, ariko igihari cyo nuko afunze kubw'amafaranga y'abandi yariye, uwo yabeshye urukundo, bikarangira nawe agize ati atanze ikirego, kuko urumva yaramubabaje mu buryo buri financially psychologically, aramuhungabanya, yagombaga kugira gute kwirwanaho. Rero abantu mukomeza kuvuga Murava yipostingiye umugabo, mukamutuka, mukamushakira ibyo mubonye byose ngo nta bukristo bwe warafungishije umugabo, uri kurya uraryamye, undi ari kuri sima ari kurya ibigori. Nimutuze ibi bintu bizakemurwa n'urukiko, kuko nibi mbabwiye wasanga ni inkuru ziri aho ku mihanda, ariko ntabwo twemeje yuko ari ukuri neza. Urumva urukiko nirwo ruzemeza ngo ibi bintu biravaye bikajya he, ukuri ni ukubera umugore wa Net Murava, cyangwa ni ukubera uwo mugore wo mu diaspora yaririye amafaranga. Mureke kumutuka, mumuhe amahoro, ubwo mumusengere amererwe neza, kuko mumure hari ku rukiko azanye n'umwana. Uyu mugore yari ababaye pe, yari afite ikibazo kimukomereye ku mutima, yari yijimye. Rero akeneye amasengesho kuruta